imyumvire, imico n'imyifatire nibyo bisobanuye abo turi bo. Icyo gisobanuro cyacu cya buri munsi nibyo bibumbatiye ubuzima bwacu bwa buri gihe, nibyo bigena ahazaza hacu, nibyo bigena niba tuzabaho mu buzima buteye imbere, tugakira cyangwa tugakena. Nibyo bibasha gutuma umuntu ava ku rwego rumwe akagera ku rundi, yaba ajya imbere cyangwa se ajya inyuma. Nibyo bituma abana na mugenzi we akamufasha cyangwa se ntamufashe. Nibyo bibasha gutuma umubyeyi yicara akumva yuko byanze bikunze hari ikintu agomba kumarira umwana we. Nabyo bituma umwana yicara akiyumvisha ko byanze bikunze hari icyo agomba umubyeyi we agomba gukora. Ariko nanone nibyo bigena kumva yuko hari ikintu ugomba gukora ku bandi bantu muziranye cyangwa se mutanaziranye. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 5 byagaragajwe n'abahanga mu byaba ariyo mbarutso ituma Abanyafurika cyangwa se Afurika muri rusange idatera imbere nk'uko bikwiriye. Iki kiganiro ni icya Wordland TV, mwagitegure kandi mugiye kukigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Niba Afurika ari wo mugabane usigaranye abaturage benshi cyane bageze igihe cyo gukora ariko bakaba badakora, ni ikibazo gikomeye. Niba koko n'ubundi ari wo mugabane utuwe n'abaturage benshi cyane, cyangwa se ukaba ari wo mugabane ufite imitungo iri munsi y'ubutaka cyangwa se n'indi mitungo kamere ishobora kuba yabaviramo kuba batera imbere ariko ugasanga n'ubundi ntibatera imbere, ni ikibazo gikomeye. Reka twe tugaruke kuri ibyo bintu 5 abahanga bagaragaje ko byanze bikunze ariyo mbarutso ituma Abanyafurika badatera imbere. Ku mwanya wa mbere turasanga ikintu cyo kuba abaturage b'Abanyafurika hafi ya bose bagira inzika z'utuntu tw'amafuti. Muri make, kuba abaturage b'Abanyafurika ari abantu bagira inzika ku tuntu tutumvikana cyangwa se utuntu tw'amafuti tudafatika, kandi koko nabo bishyize mu nyurabwenge wasanga ari ikintu cya nyacyo gishobora kuba cyaba imbarutso yo kuba abantu baziranye cyangwa se batanaziranye bakabaye bafashanya mu bintu runaka kibatandukanye, nyamara mu by'ukuri bikaba byaba inzitizi kuri umwe cyangwa se ku rundi, bikaba byatuma nyine batabasha gusabana ngo batezanye imbere mu buryo bumwe. Urugero rwa hafi, niba uri umuntu ukora ibiraka bya nyakabyizi cyangwa se ukora nyine akazi gahemberwa ku munsi kumugiza amafaranga yo gutahana, ukajya gukorera umuntu runaka, wenda se kuko yagize impamvu runaka cyangwa se yagize utundi tubazo akabacyura bwije cyangwa se agatinda kubahemba, ugataha urakaye cyane, wamurakarariye, ejo cyangwa ejo bundi akaguhamagara ati garuka mu kazi nanone, ukabyanga ukavuga ati ntabwo ndi bujye kumukorera, nabonye aducyura nijoro kuko watashye warakaye, nyine uwamugiriye inzika z'uko nyine yabacyuye bwije cyangwa se yatinze kubahemba, ukamara iminsi 2 cyangwa 3 cyane yaba n'umunsi umwe birirwa mu rugo utajya gukora, ngo ni ukubera yuko wanze uwo muntu wakagombye kuba wagiye gukorera ngo yagukoresha akagucyura nijoro cyangwa se yatinze kuguhemba. Urumva icyo ngicyo ni utuntu tw'inzika z'amafuti, ibintu bidakomeye cyane, ukabifata ukabikomeza kandi mu by'ukuri uhombye akazi wakagombye kujya gukora n'ubundi kakomeza kakagutunga cyangwa se kagatunga umuryango wawe, kakaba gukomeza kuguteza imbere, urizigama amafaranga uri gukorera, ariko wanze kujya wiriwe mu rugo n'ubundi uri kurya amafaranga n'ubundi, cyangwa se urakomeza kurya waba utakoze waba wakoze, umubiri we urakenera kurya uko byagenda kose. Urwo ni urugero. Cyangwa se niba umuturanyi wawe afite botike, wenda kuko hari utuntu duke mutumvikanaho, ukayanga kumugurira ibintu runaka, ukagenda isaha ubwiye ahandi hantu kuri botike wenda yakure ugiye gushaka ibyo bintu wagombye kuba guza kuri botike, umuntu kubera ko uwo muntu mutumvikana ngo ntabwo wagura muri botike, nyamara iyo saha utakaje hari ibindi bintu wakabaye uri gukora nanone aho ngaho, cyangwa se mu bundi buzima bwawe busanzwe. Ko buriya nk'abandi bantu bateye imbere bo igihe cyose bakibara nk'amafaranga, buri gihe utakaje we ahita akibaramwo ari amafaranga batakaje, cyangwa se hari ibindi bintu yagombye kuba ari gukoramo, kandi ibyo bintu we ababibara nkaho ari amafaranga byanze bikunze. Niyo mpamvu uriya mu bihugu bindi nko muri za Amerika cyangwa n'ahandi usanga umuntu bamuhembera ku masaha yakoze, akazi kabarwa ku masaha, urumva ko nta n'umunota wo gupfusha ubusa. Rero twagiye tugeze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 bavuze ikintu cyo kugira ikintu cyo kwironda ndetse na mu nyangire.
kandi koko ibi bintu nibyo ntabwo ari ukubeshya rwose, ntabwo batubeshye. Abanyafurika tugira ibintu byo kwironda ndetse na munyangire cyane, ukumva yuko umuntu kuko ari uwo mu muryango wanyu cyangwa se mwari muziranye kuva kera, byanze bikunze ari uri buzane mu kazi kawe kandi wenda ntabwo agashoboye, nta nubwo ari bugakore neza, ariko kubera ko ari murumuna cyangwa ari mu muryango wanyu cyangwa se ari mufitanye amasano cyangwa se inshuti y'umuryango wanyu, cyangwa se ko hari ikindi kintu runaka byanze bikunze warebyeho ukamuhereza akazi, nyamara wenda atari bugakore neza nk'undi muntu utanaziranye wakimye cyangwa wari bugombe kuba wagahaye. Icyo kintu rwose bagarutseho nicyo pe. Ibi bintu rwose ndi kugenda ngarukaho nibyo, ikintu cyo kwironda ndetse na munyangire, ugatangira ukabwira umuntu ngo buranga uriya muntu rero ngo rwose ngo ni umunyamafuti, ngo yankoreye ibi n'ibi, ngo ntukajye umuvugisha, ngo ujye umugendera kure, kandi koko uwo wibwiye ngo ajye amugendera kure kuko nawe akanabigenza uko. Wa muntu umubwiye ngo ntakamuvugishe koko ntakajya amuvugisha, nimba yari umwanzi wawe akaba yabaye n'umwanzi wa wa wundi mwari muri kumwe cyangwa inshuti yawe. Kuvuga ngo umuntu aba mwagiranye ikibazo agiye kuba n'umwanzi, yari umwanzi wawe gusa none agiye no kuba umwanzi w'inshuti zawe zose. Urumva rero ibyo bintu ni ibintu bidasobanutse rwose, kandi koko iki kintu bavuze ntabwo ari ukubeshya, nibyo. Ikintu cyo kubwira inzika z'utuntu tw'amafuti twabonye ku mwanya wa mbere, nicyo iki cyo ku mwanya wa kabiri cyo kugira icyo kwirondana mu nyangire, nacyo nicyo rwose. Ntabwo babeshye, ibi bintu rwose ntabwo ari byo abanyafurika dukunda kugira, kandi kuko namwe muri kumva iki kiganiro ndakeka ko muri gusanga tubihuriyeho. Ku mwanya wa gatatu bagarutse ku kintu cyo kuba abanyafurika batajya basoma ibitabo kandi barambirwa vuba cyane. Yewe ahangaha rwose pe, umva ni 100%. N'ubu ngubu hari abantu bari kumva iki kiganiro bari kumva buriya cyabarambiwe, ndetse hari n'iyi ngingo ya gatatu wasanga n'abantu batayumvishe kandi byitwa ngo bumvishe iki kiganiro kuko bumva wenda cyabarambiye. Muri make rero ibintu byo kurambirwa, ngo abanyafurika turarambirwa cyane kandi ntabwo dusoma ibitabo rwose pe, ntabwo ari ukubeshya. Nawe niba uri n'umuntu, nawe hita witekereza umbwira igihe waba uheruka gufata igitabo ugasoma ibintu biri muri icyo gitabo, uretse wenda gufata telefone akaba ariyo ureba. Nabwo abenshi ntibarirwa bareba ibintu bitanafite umumaro gusa, ibiganiro bizima byabubaka, ugasanga wenda nk'iki ahise agikuramo cyanakinyuzeho, nta mwanya yakiriho, ahubwo agiye kureba ibindi bintu bidafite agaciro, ibindi bitanagira ikintu bimwungura cyangwa ngo bimugireho inama mu buzima bwe. Ubwo rero iki kintu cya gatatu nacyo bagarutseho cyo kudakunda gusoma ibitabo kandi no kurambirwa vuba, iki kintu nacyo rwose nicyo cyane, ntabwo ari ukubeshya. Rwose iki kintu rero nacyo ni ikintu nawe ndumva rwose ahangaha pe ahangaha rwose nicyo 100%. Tugeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 rero ikintu kiri wagira ngo n'ubwo ndumuye mbuze n'icyo mvuga. Ku mwanya wa 4 bavuze ngo igihe kinini bakimara bari gukora ibintu bitari bazanira inyungu rwose pe. Ikintu cya 4 rwose bagarutseho abanyafurika, tumara umwanya munini turi gukorera ibi bintu bitari bugire ikintu bituzanira na gato. Aho nawe mbwire pe, ugasanga umuntu aragiye yicaye wenda muri betting, nta nubwo no kubetinga, nta nubwo afite n'amafaranga yo kubetinga, yicayemo ari kureba uburyo amafarashi ari kugenda gusa, yicaye aho ngaho nta kintu mbese cyagagenda kirirwa yicaye ahantu runaka ari gukina ikarita gusa, mbese ibya bintu bitagira ikintu bimarira umuntu, ugasanga nibyo twirirwamo gusa, kujya mu bintu bitari bifite ikintu na gito biri butuzanire inyungu. Buriya abera ikintu buriya baturushije, we nta ikintu kitari buzemo inyungu kikaba kitarimo no gufasha, kigomba kuba, kuko gufasha nabyo yabara nk'inyungu ko aba azi ko atanze ikintu kiri bugirire abandi umumaro. Ariko kuvuga ngo ni ibindi bintu bidafite umumaro ntabwo yabijyamo rwose, aba yumva igihe kiwe akibara mu mafaranga, ntabwo yagitaho umwanya ikintu kitari buzagire inyungu cyangwa kigira icyo kimarira abandi. Ubwo rero mu by'ukuri
iki kintu cya kane bagarutseho nicyo cyane rwose cyo kumara umwanya munini abantu bari gukora ibintu bitari bubazanira inyungu. Hano muri Afurika nibyo twiberamo, ugasanga se ni agatsiko k'abantu bari mu bujajwa, bari mu magambo yatari bugire ikintu yungura, bari kugambanira runaka, bari kumusebya, bari kumunegura, bari kuvuga ibintu mbese bidafite agaciro. Ibyo bintu namwe rwose murabizi, ntabwo ndenda kurirwa ntanga ubusobanuro bwinshi cyane kuri iki kintu bagarutseho. Iki rwose nacyo nicyo. Ubu twagiye tugeze ku kintu cya gatanu aricyo cya nyuma bagarukiyeho. Ubwo ngo ikintu cya gatanu basanze Abanyafurika ngo batajya bagira inyota yo kugera ku kintu gishya, ngo baba bumva bakoresha ibyo abandi bagezeho. Nose ubu ni ukubeshya koko kandi aha muri Afurika tuvugishije ukuri, ibintu byinshi hafi ya byose dukoresha, wenda dufata urugero ku nganda, uzasanga no mu gihugu runaka, sindenda kurondora ngo igihugu runaka iki n'iki, ugasanga ibiryo byose ugasanga abantu barya umugati uturutse mu Bufaransa, naho kubikorera bari muri Afurika byabananira. Ugasanga utuntu hafi ya twose, hamwe hari ibihugu muzi ukaba utabona ikintu runaka cyakorewe iwabo, cyangwa se ukaba utabona ikintu runaka bakora, cyangwa se n'ibyo bakora ugasanga nta kintu cy'agaciro gihari. Kwanza n'ibintu bikomeye cyane hano muri Afurika dukoresha biba byaravuye ahandi, biba byaravuye mu bihugu byateye imbere, mbese nta nyota tuba dufite yo gukora ibintu bishya. Twe niyo twihaye kugira ngo hari ikintu turi bukore, dukora n'ubundi ibyo bakoze bagezeho, natwe tugakora inganda nk'izo zibikora. Mbese nta innovation tugira mu bintu byacu. Akenshi tuba dushaka gukora ibindi n'ubundi bagezeho, natwe tugakora tubyigana. Ndetse niyo hari nk'ikintu gishya dushatse gukora, ntabwo tugishyiramo imbaraga ngo tukibyaze umusaruro, nyine tugishyiramo imbaraga zacu zose, ahubwo usanga bo aribo baza bakakitwigiraho, barangiza bakazagishyiramo imbaraga, bakazagiteza imbere, ahubwo twe tukazajya kugikura iwabo n'ubundi cyarateye imbere, kandi ari twe twagitangije, bo bakaza bakidevelopa cyangwa se bagiteza imbere, barangiza tukazajya kugikura iwabo. Mu by'ukuri ibintu bitanu bagarutseho, sinzi nawe, jya muri komenti, wigenda utagiye muri komenti ngo ugire icyo ubivugaho. Rwose pe, ibi bintu nibyo, ntabwo babeshye. Ibintu uko ari bitanu byose ni ibintu biri byo uko babivuze, nta na kimwe kirimo kubeshya. Ibintu rwose Abanyafurika dukwiye kwikubita agashyi, naho ubundi rwose ibintu iyi myumvire igayitse iri mu bintu bituma Afurika ikomeza kudindira. Bashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro. Rwose pe ni umusanzu ukomeye cyane. Ntugende udakoze subscribe niba utarigeze uyikora, kugira ngo n'ibindi biganiro nk'ibi uzagende ubibona uko bikwiriye. Nshimiye ko wafashe umwanya kumva iki kiganiro. Tuzasubirana mu kindi kiganiro naho ubutaha.